Yes, nanone kuri wowe kandi wifitiye amafaranga make ushaka kwigurira inzu washobora kubamo cyangwa se ukanayikoreramo cyangwa se icyarimwe ukanayibamo unayikoreramo. Iyi ni inzu nziza iri ku muhanda, iri mu gace kitwa ni mu mudugudu witwa Nyura. Ahangaha ni mu kagari ka Butare, ni hagati ya Birembo ndetse na Gasanze. Ndakwereka mu gikari cyayo, ni inzu ifite mu gikari hanini. Nakubiye ko iyi nzu bayicururizamo ukuyireba ukunguku yinjiza amafaranga menshi, kubera ko iri ahantu mu mudugudu, ahantu hameze nk'agasantere abaturage batuye ahantu bahurira. Ubonye ko imbere hariho abantu barimo kwisomera ku gacupa. Ni inzu ubona ko inakoze neza, wayibamo ukanayituramo. Gusa wenda bitewe nuko umeze cyangwa nuko wifite, ushobora kuyongerera amasuku, ukaba washiramo mu gikari n'utundi tuntu tugiye dutandukanye. Urabona ko mu gikari irahafite hahagije. Iyi nzu kandi rero ikeneye amafaranga make, ariko inafite na parcelle, kuko ubu ngubu ufite miliyoni 5 zonyine baguhe iyi nzu, ngewe ukangenera igihembo. Niba rero ukeneye iyi nzu, niba ushaka inzu yo gucururizamo, niba ucururiza muri quartier kandi ukabukodesha, waza ukigurira iyi nzu yawe ukayibamo nayo yicururizamo, cyangwa ukayigira iy'ubucuruzi gusa, kubera yuko byagufasha. Niryo terambere, niko biba bimeze. Nyandikira kuri iyo nimero ureba kuri screen yawe, cyangwa se unampamagare, nta kintu bitwaye. Nakubwiye ngo kuri miliyoni 5 iyi nzu turayiguha, icyangombwa cyayo kihariye kirahari. Ni inzu ntari buvugeho ibintu byinshi, wowe menya ko iri mu mujyi wa Kigali, muri biriya bice bya za Gasanze. Ni hagati ya Birembo ndetse na Gasanze kuri uwo muhanda. Na hano n'ubundi ushaka kujyaho mwita mu mujyi i Kigali, bitagutwara amafaranga arenze 1000 kuri taxi, cyangwa se ku kamoto ushobora kugera mu mujyi ukoresheje nk'amafaranga $2500. Rero ngwino ugure iyi nzu batarayigutanga.